nka Kayumba mwende ubungubu n'ugezweho nka Kayumba buriya turi na mbere muri Uganda nyirangwaza no ku rugamba rwa Museveni n'ahandi ntabwo yari muri RPF. Icyo gihe nyirango Habyarimana hari naho yavuze ko iby'amasezerano yarusha ari ibipapuro gusa. Iyo mwabyumvaga mwebwe nka FPR mwumvaga mubyakiriye gute muri cyuragiye? Yabyo twaga tuzi yuko n'ubundi ibyo twayibonaga. Ibyo twari tuzi ko Habyarimana ibyo ari byo byose atamushimishije ko nibikorwa ari presiyo zimuriho inyuma ya FPR imirwana ya maparitara aho ngaho harimo, ariko amaparitara amaze kuyacecekesha kuko yari amaze kuyacamo ibice. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda. Uyu munsi nanone turongera tuganire, twongeye kunyarukira ku mutumirwa wacu uyu munsi ari we Honorable Tito Rutaremara. Uyu yigeze kubaho umusenateri hano mu Rwanda, gusa kuri ubu ni umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye. Turongera tuganire, atubwire byinshi, kuraza kuza kwerekeza ku rugamba rwo kubohoza igihugu, kuko icyo gihe yari ahari ndetse ari muri RPF Inkotanyi, yewe kugeza na magingo aya. Araza kutubwira nk'umuntu mukuru wari uhari icyo gihe uko urugamba rwari rumeze, ese byari byifashe bite. Turaza kujya mu masezerano yarusha, naho turaza kuza kumenya uko byari bimeze. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko turi buze no kwinjira noneho muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, atubwire uko RPF Inkotanyi yahagaritse jenoside. Turaza kubijyamo ibyo n'ibindi byinshi, ni mu kiganiro tugiye kugirana hano kuri One Nation Radio. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, tubane muri iki kiganiro. Honorable, twongeye kugira amahirwe yo kuganira namwe, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Natangira mbabaza nti turi mu kwezi kwa 4, ni iminsi ya gukabakaba ukwezi abanyarwanda, yaba leta y'u Rwanda, usibye ko atari na hano mu Rwanda n'ahandi hose ku isi hari icyorezo kizahaje abantu, kizahaje isi cya coronavirus. Umuntu yakwibaza ati duhuye muri ibi bihe, mumeze mute, bihagaze bite? Tumeze neza kuko ubuyobozi bwacu bwatangiye gufata ingamba zo gukumira iki cyorezo, tangira gushyiraho uburyo bwo kwirinda, bitangira gushyiraho uburyo bwo kutayikwirakwiza hirya no hino, tangira kwigisha abaturage gukaraba, noneho bigeze naho kubabwira kuguma mu rugo kugira ngo batabikwirakwiza hirya no hino. N'abagiye mu mirimo bo babigisha kujyamo nibura hagati ya metero 1.5 kugira ngo be kwegerana. Babigisha Abanyarwanda uzi ko ubundi bakunda guhoberana, gukorakorana. Atangira no kwigisha abaturage kubyirinda ibyo byose. Noneho bashaka n'uburyo bwo gushyiraho abaganga, gutangiza za laboratoire zipima, noneho no gushaka ibikoresho nk'ibikoresho byo kwa muganga, ibikoresho byo kuvura nyine abayirwaye, no gupima, kubapima benshi abayirwaye bakabashyira ahantu bizeye bakarwara. Abenshi bamaze gukira, ariko imibare iragenda yiyongera, ariko ntabwo yiyongera cyane. Umuntu yakwibaza ati abaturage baragirwa inama kugeza n'uyu munsi wa none turi kuganiraho yo kuguma mu rugo, bakirinda gukora ingendo zitari ngombwa. Ariko nk'abayobozi namwe no kuguma mu rugo, cyangwa hari aho mugira gutya wenda umuntu akaba yatabanyuka akagenda wenda bitewe n'inshingano zihari? Hariho biterwa n'inzego barimo. Hari inzego nk'inzego zo kwa muganga zigomba gukora, hari inzego zimwe wenda nk'ibice bimwe bya banki bigomba gukora. Hari rero noneho ni amasoko atanga ibyo kurya n'ibyo kwisukuza, ayagomba gukora n'amaduka wenda bigurisha. Ibyo rero kumva ko bagomba gukora, ariko cyane cyane kuko burya hari igice kimwe cy'ubukungu bw'igihugu
abantu bibwi bashobora kugira bati gikomeje kigakora byaba byiza nk'iki gice cy'ubukungu bw'igihugu byerekeye guhinga no korora. Niho mbese ko bakumiriye kuko basanze nyine zituruka mu mijyi, bahagaritse abantu bava mu mijyi bajya mu byaro, ariko bareka ibyaro birakomeza birahinga birorora, ariko babigisha isuku, babigisha kutegerana, babuza n'abandi bo kuza kugira ngo batahagera. Urumva ibyo nabyo ni ikintu gikomeye, kuko imaze kugera hose abantu bakaba benshi, n'abandi b'abahinzi n'abandi babahagarika, ariko ngira ngo ntibizagera nk'aho ngaho. Urumva ariko kuko nk'ubwo ubukungu bw'igihugu buba bugizwe n'ubuhinzi, bikagirwa na za serivisi, bikagirwa na za industry zarafunze, serivisi zarafunze, zikora n'iziri gukorerwa kuri internet. Urumva rero ko amahoteli n'ibindi byose byarafunze. Urumva rero ko aho twari tukihasubitiye kuguru kumwe nuko ku buhinzi, kandi biracyakora. Honorable, nagira amatsiko wenda cyo kimwe n'abadukurikiye muri kano kanya, nkibaza nti hari benshi bigora kuba wenda bari bamenyere kuba bagenda, bikaba byamugora kumara icyumweru cyose cya bibiri hafi ukwezi ari mu rugo. Mwebwe umunsi wanyu buteye ute muri ibi bihe turi gusabwa kuguma mu rugo? Umunsi wacu buriya twabaye aho tujya mu biro, ariko twibagirwa ko hari serivisi za internet zikora. Ngira ngo niyo tunazikoresha kare, abantu ntibiyojye bagirira byo kugenda ibyo biro n'ibindi, biba byarakoze. Mbese iki cyorezo cyatweretse ko hari uburyo bwo gukora. Nk'ubu ngubu umunsi wanjye mbyuka nkatangirana n'akazi, mbaza abadafu, abasekreteri, ibiraho, kuko twe dukorera mu matsinda, dufite amatsinda 4, noneho buri tsinda rigahura kuri teleconference bikaganira, abashakashatsi bakajya mu bushakashatsi, noneho bya bitekerezo bakaza bakabiganira, buri tsinda biganira. Nyuma kwa kabiri tukahura nanone muri teleconference tukaganira byandi byose byagiye biboneka, tugafata imyanzuro, twiha izindi gahunda. Muri iki gihe niko tubikora. Ubu munsi wayo rero nuko ndacyakora nka biriya, ndetse ahubwo nasanze ubu ngubu nkora byinshi birenze byo kujya ku biro, kubera yuko za system buriya ntizirakora neza cyane. Rimwe na rimwe hari ibintu banzanira gusinya ibyo kujya muri finance, nk'ibyo ngibyo ubone nyango tumba babigize imbere, n'ibyo byo gusinya ntitwakwirwa tubijyamo. Yagira sinya wenda kuri screening cyangwa n'ibindi, cyangwa hari indi system igakora, ariko ibyo nabyo uriza nka rimwe mu byumweru 2, ntabwo ari buri gihe. Nge rero nahamba ndi, ntabwo nsohoka. Kuva byatangira nsohotse kabiri, rimwe byarukuya kuri radio Rwanda na televiziyo Rwanda bwa kabiri. Turi kandi muri uku kwezi kwa 4 mu minsi 100, iyo ugeze usanga kenshi abanyarwanda benshi hagarukamo ikintu cyo kwibuka. Turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 26, ni imyaka 26 ishize ibaye. Umuntu yagira amatsiko akibaza ati, iyo tugeze muri ibi bihe, Honorable, ni iyihe shusho ikunze kubagarukamo mwebwe? Urumva ishusho, urumva kuko jenoside irangiza nyine yarurangiza muri 1994, yabaye ndi hano muri Kigali muri CND. Urumva rero ko iryo joro indege ya Habyarimana iraswa nari hariya, none habaje pe n'abandi n'interahamwe batangira kugenda bajya kwica, babanje kwa banyapolitike, none bajya no mu magroupe hirya no hino bagenda bica. Urumva twayibonaga, nibyo twumvise, twumva imiroborogo, ariko tukabona n'inkomere ziza zidusanga. Ariko cyane cyane ubwo ariko twe babaga turasa muri CND, kuko twarashwe igihe kirekire, guhera bitangira kurinda birangiza basohoka muri Kigali. CND burya yari imiraswa, hanyuma ariko image mfite n'uwo gusohoka
muri Kigali imaze gufatwa nk'uwo mwanya, mugiye mureba ahantu hose ari imirambo, mureba abantu bavuye muri ba rescape bari bari aho, umuntu amaze imyaka amezi 2-3 yihishe atarya neza, ameze nabi, ureba abo bakomerekeje, rimwe na rimwe baciye utuboko, abandi baciye amajosi, abandi baciye n'imirambo iri hirya no hino. Iyo ni image ikunda kuza muri icyo gihe, uyireba aho ugeze hose mu Rwanda akaba ariko bimeze. Yego, honorable, muri nararibonye mu mateka y'iki gihugu, yaba jenoside yabaye, mureba n'urugamba rwo kubohora igihugu rutangira, ngira ngo mwari muhari, mwarabirebaga, ariko umuntu yakwibaza ati RPF ihagarika jenoside, icyo gihe mwari bakuru kandi mwari muri urwo rugamba, mwasangiza abadukurikiye ikintu cyabagoye cyane muri biriya bihe? Ijya guhagarika, urumva icyambere nyine umukuru w'ingabo avuze yuko ahinduye ingamba, ahinduye intambara, kuba intambara ari yo guhagarika jenoside. Ibyo byazanye ibintu byinshi, ko za strategie ze zari kugira ngo cyambere bajye ku rugamba, abagiye ku rugamba barebe uko bahagarika jenoside, barebe uko bakiza abantu bakabashyira hamwe. Nacyo gituma abonye urugamba rwihuta mu bice bimwe, bagira ngo babone uko batanga umwanya w'uko abantu bazamo, bakabazamo bakabarindiramo, mu ijoro bakajya bajya gushaka abantu bakabazana, nubwo banyura ku nterahamwe ariko bakaba bagenze, cyangwa banyuze no ku basirikare ko bakagenda bakajya kure kugira ngo babone uko bazana abantu. Ariko ibyo si byo byonyine, nk'uko abasirikare baragiye ku rugamba ari uguhagarika jenoside, kugira ngo abantu barokore benshi, ku buryo bagendaga bihuta, rimwe na rimwe basize n'abasirikare inyuma bakagenda bihuta, ku buryo bageze Butare yafashwe, Kigali itarafatwa. Urumva ntarabyumva nawe, ntuza si ibyo ariko gusa uko yabivuze bityo, ni nako n'abanyapolitike ba RPF, abakadere ba RPF, abakada nabo batigiye inyuma y'abasirikare, bashyiraho umutekano, bafasha abantu ahatunganye, bashyiramo ubuyobozi bw'agateganyo bwo kugira ngo ibintu bikorwe, kandi no gukora igikorwa cyo kuzana impunzi za kera kugira ngo nazo zize zifashe, kuko za nyinshi zabaga za RPF zigiyemo nazo ziture, zifasha abandi, zifashe kuyobora, zifashe kwakira inkomere, zifashe gutangira kwigisha abandi bari aho bose, kubaha umutekano. Urumva ni ibintu byakoze. Noneho na diplomasi bwirahinduka, noneho usigaye abantu bose hirya no hino musobanura jenoside icyo ari cyo, mwerekana ko iyo leta yagiye yica abantu, ubundi mwaragendaga mwisobanura abo muri bo n'igituma mu Rwanda, ariko ubu ngubu mugenda musobanura muti abantu, iyi leta iriho irica abantu, irimo irakora jenoside, ahubwo si n'igituma mutayizi, ahubwo mwari mukwiye kuza mukadufasha. Barabumvaga? Abo mwabibwiraga barabumvaga? Abantu harimo ibice 4, harimo ibice by'abatwumvaga ndetse bakahaguruka bakadufasha. Tuvuge buriya nko muri conseil de sécurité, kariya kanama harimo ambasaderi wa Nouvelle-Zélande, harimo ambasaderi wa Czech Republic, kabone n'ambasaderi wa Nigeria. Aho rwose barabyumvise bo, ndetse tukajya tubatuma bagerageza kumobiliza abandi dufatanya, tukabazanira ibyangombwa bakabyumva, bakagenda nabo babisobanura n'iki. Urumva ko abo babyumvise ndetse bagahaguruka bakadufasha. Ariko hakaba n'abandi babyumvaga ariko bakareba ati ntabwo twajyamo, biratuma duhaguruka tujye kurwana, kuko burya mu itegeko mpuzamahanga ahagiye jenoside ibihugu byose bya Loni bifite itegeko obligation zo kujya kuyihagarika.
hari ababyangiriye ngo batazahaguruka bajya kurwana ngo bajye kubihagarika harambe nabo ariko bakayumva ko ari jenoside. Hakaba rero abandi bo batanabizi ibyo ari byo bakiri muri bya bintu byo kuvuga ngo ni nabirabura bararwana ni za televiziyo Rwanda nk'uko bagendaga babivuga batabizi kandi batabonye umwanya wo kwisobanurirwa. Hakaba rero n'ababizi ariko bo bakaba bari ku ruhande rw'abayikora bafatisha bariya bayikora. Urumva harimo ibice twagize n'ibyago abari barimo bayumva ariko bari kuri urwo ruhande. Kimwe igihugu kiri muri ibyo bihugu byandi bikomeye bya Conseil de Sécurité gifite veto. Conseil de Sécurité ntacyo bashobora kunyuzamo kitemeye. Urumva nizo ngorane twagiye tugira. Urumva niko byari bimeze ariko natwe rero gutangira kugenda tubigisha tukora. Ubwo rero biba byoroshye kuko iyo wigisha cyambere babandi babibonye hakiri kare bo bagenda bakabwira iwabo bikumvikana. Ababibonye babandi bavugaga bati ntitubishaka bitatu byana mu ngorane bo babonye bimaze ku rapiye bimaze kwihagarika byaroroshye kuko bavugaga ntitukigiyeyo. Noneho urumva bo bakemera. Wenda bagasigara babuzwa nuko hari inshuti za bamwe muri abo batadushaka bakifata ariko bakemera. Rimwe na rimwe bakatubwira nyamuneka muri ko mukorana nabo turabyumva rwose. Hakaba rero abandi abangabo baga batabizi ibyo byaturukaga ko mujya mukabasobanurira mukabwira uko ibintu bimeze n'iki. Ibyo byatumye rero n'abantu duhaguruka tukajya hirya no hino kugira ngo tugende tubisobanura. Ariko rero abari bari kuri urwo ruhande rw'iyo leta bo barakomeje bayigumaye ku ruhande baranayirwanirira ariko buhoro buhoro bakajya babura uko banarwana. Ibindi bihugu bigatereka namwe muri yako jenoside yabaye twanayemeje muri mpuza mu nama ya Loni. Ubwo se murakomeza bigire bite bakajya buri icyo bavuga. Urumva ni nkuko byagiye bikorwa. Yego. Reka dusubire inyuma gatoya tujye noneho muri cya gihe muri gutegura urugamba muri kuganira nk'ishyaka hamwe. Umuntu mutoya wenda utaruhari icyo gihe yakwibaza byabaga bimeze biti iyo mwabaga wenda mwahuye n'abanyamuryango cyangwa se abarwanashyaka ni umuntu yabyita gutyo hamwe habaga hari uwuhe mwuka. Ese ntabwo byabagaho ngo usange wenda hari igihe nk'uko tujya tubibona mu yandi mashyaka yaba no hanze y'igihugu mu bindi bihugu usanga bashwanye? Ntabwo byabagaho? Abantu bari bakiri bato cyangwa se batari banahari bashobora kugira amatsiko yo kumenya uko byabaga bimeze muri FPR. Urumva FPR tujya no kujya ku rugamba nuko twabanje kubaka umuryango wacu wa FPR. Twarabubaka twubaka amaserire twubaka inzego zose guhera kuri kongere kugeza hasi ku maserire hasi. Tubyubaka mu bihugu byose byo ku isi aho abanyarwanda bari ndetse no mu Rwanda imbere. Tubyubaka mu bihugu by'i Burayi n'ahandi hose aho abanyarwanda bari ndetse no mu Rwanda imbere. Muri icyo gihe rero turimo tuyubaka twashyizemo no kubaka inzego z'abari n'abategarugori nyine twarazubatse n'iz'urubyiruko zikaba zigeze. Icyo twakoze kinini ni ukubanza kubigisha icyo gitekerezo cyacu kuki tugomba kubohora igihugu cyacu. Ubwo rero cyo cyabaga cyumvikana kuki tugomba kukibohora. Ntabwo ari kugirwaho impaka. Ibyo byari byarumvikanywe abantu barabiganiriye barabyigishijwe bigeze. Ibi byabaga bisigaye ni ukuvuga ngo tubikore dute. Icyo gihe tubikore dute niho mwajyaga mukaganira twakora iki ariko nyuma tukaza kumvikana ku gitekerezo kimwe uko twabikora nyine tujya ku rugamba. Abavagamo ngo wenda bavuga bati ibi ariko nubwo tubyemeye kuko wenda ari benshi babyemeje ibi ntabwo tubyemera. Urumva kuko iyo wambwa mwemeje ku cyangombwa kinini ko tugomba kubura igihugu cyacu icyo nicyo kimwe cyangombwa. Naho kuvuga ngo tuzatera duturutse ka Gitumba tuzatera duturutse ahangaha ibyo rero rwose ni iby'iruhande byo kuza. Ibyo ngibyo n'ahanini bikorwa n'abakuru b'ingabo bavuga bati reka tunyure hariya. Harimo kuganira ati
abazaza ku rugamba tuzabanyuza he, abazajya hariya tuzabanyuza he, mbese igitekerezo tuzakivuga dute hanze. Ibyo nibyo wenda byabagamo impaka mukaganira, ariko urumva ibyo ngibyo nta kuko uwavuga ati reka byanjye ngende, none se yazabohora ate? Kandi kishaka rero kujya kubohora icyo gihugu, none se agenda akajya kukibohorera ibubirigi, kukibohorera he? Ubwo mwemenyeye ku cyangombwa kinini, ibindi biroroha murakora nyuma y'afite. Kandi dufite umuco twebwe yuko iyo ufite igitekerezo cyawe indi nama ibaye urongera ukakizana mukakiganiraho, ukarekana tuwenda ndetse nagisobanuye neza, ukagisobanura neza, hanyira abacyumva bakacyumva, batacyumva mugakomeza mugakora n'ibyo. N'indi nama izakurikiraho niba kifite cya gitekerezo cye akakigarura. Nabo abandi urumva ko twari kwigisha abantu kugira ngo icyambere umuntu ashobora gusobanura igitekerezo cye neza, yumvisha abandi. Icya kabiri natwe twigiye gutega amatwi abandi kugira ngo tumve ibitekerezo byabo. Icya gatatu ko niba igitekerezo bakitumvise ntabwo ari ikosa gusa yaba ari wabwiye ko ari n'iryawe wenda kutabisobanura neza. Nicyo gituma tuguha indi chance y'igihe gitaha kugira ngo uzongere bitange. Urumva iteka yabagaze ati ubwo twatacyumvise wenda sinagisobanuye neza, reka n'igiko nzagisobanura, akazagisobanura. We nagize ntabwo narega bari yagose nibo batumvise, harimo uruhare rwanjye ko ntasobanuye neza, kibiko zabisobanura neza babyumva bakayifata. Niko muri RPF dukora, niko twakoraga n'icyo gihe. Honorable, muri icyo gihe mugitangira nka FPR mwaricaraga mukumva koko muzataha igihugu muzakibohora? Erega utabifite ntacyo wakora noneho ntabwo wahaguruka. Oya, tumvaga ko tuzakibohora tukakiha ubuzima bwiza. Kuki mwumvaga ko bizashoboka? Buriya icyatumwe tumva ko bizashoboka ni impamvu nk'eshatu. Imwe nuko twaga dufite ukuri, igihugu cyacu kigomba kubohorwa. Indi mpamvu ya kabiri nuko hari abantu baboshye bigaragara bamerewe nabi, ari impunzi ziri hanze zimerewe nabi, ari abanyarwanda bari mu Rwanda bamerewe nabi. Ibyo rero ntawe ukibihakana. Ari abari mu Rwanda ntibabihakana, wenda bahakana bavuga ati tumerewe nabi, ariko wenda twifuza ko ari mwe muza, ariko baba bazi ko bamerewe nabi. Ari ziri hanze urumva bamerewe nabi. Ikindi rero ikindi ni kugira umurongo muzima wumvikana wa politiki. Umuntu yakwibaza ngo ni nk'iki, usibye wenda n'ubwo buhunzi birumvikana, ariko ni iki cyari kibarambiye mu mahanga ku buryo mwavugaga muti wenda dupfa ariko dutaha iwacu? Oya, buriya mu mahanga umuntu arambirwa kinagirayo, nta nubwo ari kugira ngo utekereze wavuye iwawe mu gihugu cyawe aho ufite uburenganzira kimwe n'undi wundi. Ubwo burenganzira urabuzi, ugiye mu gihugu cy'ahandi udafite uburenganzira na bumwe. Urumva ibyo byonyine si no kugomba kurambirwa, ubiba bikurimo buri gihe cyose ukinatangira no guhunga. Burya ntabwo ari abantu bavuga ngo twarambiye nyuma y'imyaka 3 n'ibindi imyaka 5. Iyo uhunze ubwa mbere wataye bwa burenganzira bwawe wabuze, niyo ntambwe ya mbere yo kumva udashaka kujya ahandi, kuko aho handi si uri gusangira uburenganzira bwawe. Uburenganzira bwawe buraho uvuye. Buriya rero ntabwo waba uvuyeyo hashize ukwezi, waba umaze hanze imyaka 10, 20, 30, mwese muba muri kimwe. Yego. Hari amakuru tujya twumva hamwe na hamwe wumva ko n'ubundi icyo gihe abanyarwanda muri icyo gihe bari hanze badashaka, leta yari iriho itifuza ko banagaruka, hari hamwe wasanga babagirira nabi, ariko se wenda mwebwe aho mwari muri nta bantu babagiriraga nabi? Muri rusange mu bihugu mwari murimo abanyagihugu babitwaragaho bati? Byaterwaga n'ibihugu. Urumva turi nko muri Uganda, iteka bahoraga uri umunyarwanda, n'icyo uvuze baturaceceka bakanyarwanda. Ariko noneho biza kugira za leta za Obote zitangira kuturera nabi, zirukana abanyarwanda zihagara mu Rwanda. Abagize bamwe ndetse bariyahura, n'abandi barapfa baje mu Rwanda.
bamwe banyuramo abandi barongera bahungira ahandi. Urumva ko ibyo ari kimwe. Nk'i Burundi iyo babaga bagize batyo wenda mu gihe cy'i Burundi bakwicana abahutu n'abatutsi, ugasanga bajya mu Rwanda mu Banyarwanda babikabica kuko ari abatutsi, cyangwa rimwe na rimwe akariho baheraho babone imbarutso zo kugeza ku bandi. Haba ari mu Rwanda rero bari basanzwe nabo bamerewe nabi, abo sinakwirwa mvuga bari bamerewe nabi. Urumva rero n'ahandi waba guri ubwo burenganzira bwawe ntabwo waba ufite. Ntubagurire no muri Kongo, muri Zaire, yari Zaire icyo gihe wahoraga wiyita umuzarwa kandi utari we. Wenda no muri Uganda, uri mu bice bya Uganda bitari ibyankore byegereye u Rwanda, ukiyita umunyankore cyangwa n'ubundi kandi utari we, kugira ngo ubone uko wabaho. Ni nk'uko byaga bimeze. Kuki ibyo bihugu bindi nabyo basanga abanyagihugu bari kwanga abatutsi babaga barahungiyeyo? Urumva nka icyambere burya nta gihugu cyifuza ko abantu baza, cyane cyane nk'ibi bihugu biba urebe nawe ko nibimeze neza, urebe nk'ibiriya by'i Burayi nabyo ntibyifuza ko hari abandi baza. Buri ibihugu ntabwo byifuza ko abandi baza, cyane cyane ibyo bituruka nk'iby'ibikene. Babona harimo iyo mwaje bavuga bati tuje gusangira imirimo, twari abana bacu bigaga bakoraga, none bagiye gufata imirimo yacu. Bajya mu mashuri babonamo muri 3, 4, 5 uriya bafashe imyanya y'abana bacu baba baragiyemo. Urumva nk'iyo baba bagize Imana rero babona nk'umwe wenda wabaye munini, tuvuge nk'uko igihe cya muri Zaire, igihe cya Bisengimana yari directeur de cabinet wa president. Yabatita Abanyarwanda dore buriya iriya mwanya wari uwacu, niyo bayobya mu mbuto n'ibindi nk'ibyo, kumva ari uko nguko biba bimeze. Yego. Niko bimera. Ndetse n'igihe cya NRM, igihe baje batsinze ba Fred bari mu buyobozi, babatunga agatoki bavuga ngo nibareke ubuyobozi n'ubwabo bwa Uganda, nibatahi wabo. Niko byaga bimeze. Muri 90 itariki ya mbere Ukwakira, urugamba murarutangiye, murinjiye, biza gukurura bigeza muri za 93, 94 haza kubaho amasezerano ya Arusha. Muri biriya bihe amakuru wenda hari uyu munsi dukurikira avuga ko guverinoma ya Habyarimana na FPR ndetse n'andi mashyaka yari ahari icyo gihe bitumvikanye. Umwuka mubi wari uri hari icyo gihe waturukaga he? Ubundi abajya ku urumva twajya kuganira mu masezerano Arusha, nyine kwari kuganira, ariko iteka twagiye tugera aho twumvikana. Gusa nuko byaturutse cyane kugira ngo leta y'u Rwanda ibyange, kuko leta y'u Rwanda yari irimo ibice bibiri. Harimo igice cyegamye kuri perezida wa Repubulika Habyarimana, hakaba n'ikindi gice kiri muri guverinoma ariko kiri muri parti za opposition. Yego. Rimwe na rimwe rero twaganira, twatanga igitekerezo cyiza, icyo gice cya opposition kikacyumva hakiri kare, cyacyemera, cya kindi cyo kwa Habyarimana kikavuga dore nimurebe barahera ko bemera uwo mwanya batahagaze ngo babanze bange nk'ibyo. Byatura guteka twaraganiraga tukagera ku bwumvikane. Yego. Ariko abo kwa Habyarimana babaga bafite mutwe ko batabyemera, kumvaga badashaka kuva ku butegetsi. Kuki batabyakiraga? Urumva bo nibo bategeka guhera kuri perezida wa Repubulika kugeza ku mukuru w'umudugudu. Iyo hajemo abandi no kuvuga ko wenda nubwo perezida wa Repubulika yagumaho, ariko abaminisitiri wenda bazaba barimo, ababurugumesitiri bazaba barimo, abasekiteri bazaba barimo, abagabana bazaba barimo. Urumva niba bashaka ko hagiramo n'abandi binjira. Noneho byakubitiraho ko bavuga bati ibyo byose ibyo ari byo tuzajyamo twigisha abaturage tunatore, nidutora ubwo uzatsinda niwe uzajya ku butegetsi. Bakumva bati ahantu twakoze, bakareba bagasanga batazatsinda. Nibyo kandi mumva ari bo muri icyo gihe bagifite, ari bo bafite intwaro, bafite gendarmerie, bafite abasirikare, bafite inzego za sécurité n'ibindi, ari bo bazifite mu ntoki.
bakumva rero ko kandi nyine bakajya no mu baturage bakareba bagasanga bibaye batatsinda babireba kuko byatumaga bavuga bati ntidushaka icya mbere ntidushaka guta ubutegetsi yewe ntidushaka no kubusangira ntitwe twari tubifite twenyine. Icyo gihe ngira ngo Habyarimana hari naho yavuze ko iby'amasezerano yarusha ari ibipapuro gusa. Iyo mwabyumvaga mwebwe nka FPR mwumvaga mubyakiriye gute muri kiriya gihe? Yabyo twabaga tuzi yuko n'ubundi iyo bazaga bo ku ruhande rwe iteka babonaga baruhanya bakaza kwemezwa n'uko abo ku rundi ruhande babyemeye ndetse byagaragaye n'abawuserivateri babafasha n'abandi bakabona nta kundi byakora ko bikwiye kwemerwa. Ibyo turabibonaga. Ibyo twari tuzi ko Habyarimana ibyo ari byo byose atamushimishije ko n'ibikorwa ari presiyo zimuriho inyuma ya FPR irimo irwana y'amapariti ari aho ngaho harimo ariko amapariti yaramaze kuyacecekesha kuko yari amaze kuyacamo ibice. Noneho iyo abari bamufasha b'abazungu bamuha amafaranga bavuga bati rwose reka ntitwahora dutanga amafaranga yo kujya mu ntambara ibintu bicika kandi hari uburyo bwo guhagarika intambara. Urumva rero n'ibyo byari byatumaga yemera mu gitondo ejo akemera iki ngiki ariko mu mutima batabishaka ndetse bigera n'aho ategura jenoside kugira ngo noneho ibe n'ibibaye bibe bihagaritse byose ari iby'amasezerano ari n'ibindi noneho hajyemo wenda urugamba. ngira ngo hari n'ikindi mutumvikanyeho kijyanye n'ingabo bavuga ko ku bijyanye n'umubare w'ingabo ntimwabyumvikanaho nka FPR na leta ya Habyarimana nayo ntiyabyumvikana gishaka ingabo nyinshi ariko mwe mutabyemera byo byaterwaga n'iki? Kuntuza buriya byose nta byose twari uguhatana buriya si nabyo byonyine banze tunatangira tuvuga ngo reka twige leta igendera ku mategeko ruroburo leta duduruwa naho barabyangaga bakavuga ngo se kuki muvuga ko leta yacu itagendera ku mategeko tuti n'ibigendera ku mategeko reka ariko tubyige tubirebe noneho turebe byanyu ko bihura n'ibyo twabibabwira dutyo bakabanza ngo rwose ibyo si byo mu buryo kuntuza ngo niba mwebwe mwaje kuganira iby'impunzi reka tuganire iby'impunzi tureka ikibazo cyacu ntabwo ari icy'impunzi kuko zo impunzi zije zigasanga hari leta itagendera ku mategeko byamera bite. Noneho urumva ko nabyo twataye igihe kugira ngo tubemeze ko tubiganiraho noneho tugeraho kuganira gusaranganya ubutegetsi babanje no kubyanga kuko bumvaga yuko perezida ubutegetsi afite aribwo akwiye kubugumana. Bumva yari perezida w'igihugu akaba umukuru w'ingabo akaba umukuru wa Conseil supérieur de la magistrature akaba umukuru wa za service zenye za sécurité n'iki akaba rero na perezida wa parti akaba na perezida w'igihugu bagira ngo babigumane ibyo byose tutereka none se ko nanone azaba ari dictature tugiye gushyiraho tukabyanga rero tubyanze nibwo kugabanya ubutegetsi bumwe ngo tubujye muri guverinoma bundi bujye kwa premier ministre atsigane bumwe mbese busaranganya cyo urumva iyo nabyo byararuhanyije hanyuma rero biruhanya nanone kugabana za ministeri nabyo biraruhanya ariko bigeze aho biremerwa. Nyuma rero yageze kugabana ingabo twebwe taravuga ati ingabo zanyu icya mbere zirica ntago ari ingabo zikurikiza amahame mpuzamahanga ubwo rero ubundi zari zikwiye kuvaho. Icya kabiri ni ingabo nta nicyo zinavuze ubwo bwose kwica ziranatsindwa ntabwo ibyo kurwana bizi ntabwo kurinda umutekano ziwurinda aho kuwurinda zirawica nicyo cyari kwituma zavaho. noneho turavuga tuti nta problème zitavuyeho ariko nidusigaho ingabo mbi nk'izo zikaba arizo nyinshi inziza akaba arizo nkeya nanone za zindi mbi zizica igihugu nicyo gituma twavuze toya twebwe tugire nyinshi bo bagire kuko kubera izo mpamvu twaziberekaga kandi bagendaga babona n'abandi tugenda tubibona ariko bo bakumva bavuga batoya nuko bavuga ngo neza abatutsi
igere nka 9% nk'uko bavugaga tutoya mbobe noneho turimo tunaganira tugeraho twumvikana ko byaba 50-50 kuri byose ariko rero tuza kugira ingorane nyine bamwe muri twe cyane cyane chairman wacu RPF Kanyarengwe hari aganira na perezida wa Tanzania Tanzania mubaje ati rwose atereka ati nubwo baba twebwe twabikenda kwijana nta kibitwaye kuki Kanyarengwe icyo gihe yabyemeye ubwo niko yarabifite muri politike yumvaga ko ari ingabo z'abatutsi zikwiye ko bakeya ziraza abatutsi kabanyinshi ariko icyo gihe kuki atabanje kubabaza nakuvuga ko twajyaga kuko byo twakoraga byose twabaga twabiganiye nakuvuga ko twabyaganiraga wenda ntabyemere ariko akabyemera atabyemeye ubwo ni ukuntu nk'ibyo ariko nyuma biza kumenyekana noneho turongera turanga tuti ntibishoboka ariko none kuvuga byari byagiye inyuma biza kuba ko bo bagira abasirikare bari abasirikare 60% tukagira 40% ariko ba officier bakangana ariko urumva ko byongeye kuduteza indi ntangwe kongera kugira ngo tuganire yego hari igihe muri za archives zihari mu video haraho tubona hanze museka muganira hamwe ese hariya mwaganiraga nk'uduki n'aba Exfar na Minuar byatuma gubona museka kandi ejo bigahinduka ugasanga murarwanya urumva abanyarwanda twaga turi hamwe bwo baranajyagiraga mukanegosiya mwarangiza hanze mukajya kunywa icyayi cyangwa ikiyeri mukicara hamwe mukaganira ibindi muganira mubaza mbese Kigali bimeze bite wanyu muzaho mwari muri bimeze bite mukaganira ibindi ejo mukongera mukagenda ariko harimo bamwe nk'abagosora aba Anatole Sengiyumva bagafite umujinya batazaga nkaho ariko abandi barazaga mugaseka mugasabana wenda mukaza kurwanira kuri ibyo bitekerezo nyuma ni nkande wenda muri bari abagabo wabonaga byibura agerageza nta mujinya wenda afite cyangwa se wabonaga byibura washobora kuba yumva impamvu yanyu yo gutaha inkotanyi yabyo nk'abantu nk'abangura inzira bo muri MDR n'abandi bose nka za PSD bari bahagariye PSD bari bahagariye PR bahagariye PR bari bahagariye PDC bari bahagarariye n'andi maparti bo barabyumva bageza barabyumva bumva ko tugomba gutaha yego rumva no muri MDR harimo bamwe babyumvaga ariko akaba ari minority batatinyuka kubivuga ngo babivuge hanze bigaragare yego ariko abantu barabyumvaga hanyuma mu rugamba y'urebye rwose rwo kubohora igihugu kuri mwe ni ikihe kintu by'umwihariko mutazibagirwa muri ruriya rugamba tutazibagirwa buri gice cyose kigira ibyacyo kandi byiza muri yago no gutangira kubona muvuze muti dore ibitekerezo byacu ibitekerezo tubishyize hamwe nibyo tugiye kwigisha abanyarwanda ni byiza ariko none bigishwa no kubuntu bigenda bigena biboneka kaboneka abana ba kadire bagenda babyigisha bose kabona abana bandi baraza barabyirukanyira biragushimisha iyo ubonye ubuze none haguruka tujye ku rugamba ukabona baraza biroha baza birukanka kandi leta y'u Rwanda yo yarababuze igomba kurwana nabo kubazana igomba kubaha imishahara ibashuka abandi bakoresha kumbara kugira ngo baze twebwe ari ntambara gatuza kandi bakaza bishashimisha kurusha ibindi byose ibindi rero kubona wirikana leta y'igitugu twagize ibyago icyo nticyadushimisha cyane kuko yagiye ariko isize imirambo isize ingorane nyinshi ariko cyane no kubona uko abantu babigiyemo tugakora tukazana impunzi za kera tukazana impunzi za vuba zikaza zikajya hamwe zigahaguruka zigakora tukagera muri 1988 1989 aho twashyirago noneho rwa rwego rwo b'inama zo mu rugwiro zicaye hamwe zikavuga ngo noneho ko twari muri transition dutekereze iki tuyirwana icyo kirashimisha kubona noneho abanyarwanda bose
abahoze ari runara, abahoze ari abaparumuhuta, abahoze ari abandi za raderi za kimwicara hamwe kugira ngo muganire mu bujye mu Rwanda rwacu twarwerekeza hehe. Urumva ni byiza cyane. Noneho rero u Rwanda rero utangiye wajya kubona ukabona utangiye kuvugwa neza. Perezida wacu ahagiye baramwakira neza, perezida wacu barumva baramukunze, abantu bose batangiye kuvuga bati uriya ruhugu kiriya gihugu kimeze neza, kumva biza nta gishimisha nkabyo. Urumva muri buri gice rero tugira ibigenda bidushimisha, none bakaba bitubaza nk'uko jenoside yabaye, bikatubuza byatubuje kwishimira intsinzi. Iyi ntsinzi yagiye iririmbwa nyuma, ntabwo yaririmbwe muri icyo gihe wajya ngo ugeze intsinzi mu mirambo y'abantu bakorewe jenoside. Ibyo rero bigenda bishimisha, ariko ubwo wenda n'igihe hari abandi bafite ibigenda bibashimisha kuruta ibindi. Hari igihe tujya twumva abarwanya leta y'u Rwanda bavuga ko bifuza gukuraho RPF. Ibi iyo mubyumvise nkamwe mubitekerezaho iki? Ubwo uranasoza utubwira ni ubuhe butumwa mwabaha, n'iki mwababwira? Ngo bifuza gukuraho RPF bayikuraho iki se? Baje ahubwo bakabwira abanyarwanda, bakazana bakavuga umurongo wabo, bakavuga nuko bazabukora, n'abanyarwanda babushima, abakaribo bakurikira. Ntabwo ikibazo cyabo cyo gukora RPF ahubwo no kubwira abanyarwanda icyo bazakora, n'abanyarwanda bakajya muri uwo murongo wabo. Ngo RPF wenda yavaho cyangwa ikabakurikiza igakorana nabo ngabo, kuko icyo dushaka ni ukubaka u Rwanda. Bo nibazi ko berekana uko bubaka u Rwanda, babwira abanyarwanda bumva bafite ibitekerezo bizima, ibirisi bya RPF, abanyarwanda bazabajya inyuma. Naho ntabwo bazuvuze ngo njya gukuraho uyu nguyu, ahubwo uzivuga uti ngiye kuorganiza abanyarwanda, mbereka ibyiza bizakorwa bizabateza imbere. Ibyo byatuma naba n'umuntu utekereza, kuko muri icyo gihe wajya ureba ibyiza wenda RPF ikora ukabyemera, wenda bidakora neza ko ari wowe werekana uti ahangaha jye nakoranye. Bigatuma rero nibura wubaka neza, bitari kuzanwa no gusenya, ukaza wubaka aho kuzuje gusenya. Yego. Hanyuma nk'iki muvuga ku bayobozi bamwe na bamwe batangiranye namwe urugamba rwo kubora igihugu, ariko ubu bakaba baratanye ahubwo bagahinduka abarwanya leta iyoboye u Rwanda? Icyo nabavugaho, urumva bari abayobozi bitewe baketse ngiye mvuga umwe kuri umwe, kuko buri bose siko bateye kimwe. Ntabwo wenda navuga bamwe muri bafata bandifate nka Kayumba, mwende ubungubu ni ugezweho nka Kayumba. Buriya turi na mbere muri Uganda Nyirankwaza no ku rugamba rwa Museveni n'ahandi, ntabwo yari muri RPF. Ariko tujya ku rugamba azaje kurwana ku rugamba, ntawakwanyira umuntu kuza kurwanira igihugu cye. Turamwakira, RPF irakira, umwakiriye arakora, aranashimwa, ajya imbere. Ariko ubwo ibitekerezo ya RPF sinzi ko byari bimurimo neza, ubwo yakoraga yifitiye icyo yimva yishakira kugeraho. Ariko rero rimwe na rimwe hari ubwo nk'ubu ngubu yaje, nk'ubu umuntu wabazi ko afite musimamo nk'iyo, iyo yagize ingorane akabona n'abo hanze bagira icyo bamubwira ati nyamuneka uburya wagira utya wabona ibi, yumva akomeye, yumva akomeye, akumva akajya muri uwo murongo. Ufashe nka Theogene buriya dutangira RPF yari afite parite yitwa Florinate. Dutangira ku rugamba kuko RPF twe twakinguraga amarembo, tuvuga ati abantu bose bumva bashaka kurwana igihugu cyabo ni muzi, baraza. Baje rero turanabwira ati nimunashaka ko RPF ifunguye amarembo mwinjiremo. Binjiramo barakora, baragenda bashimwa, bagera ku butegetsi. Ariko nk'ibyo ntibimubuza wa wundi waje n'ubundi yari ameze atyo kuba gifite ako kantu. Twe twibwira ko yakize, yabaye nkatwe twese, ariko akana akigafite. None yakubitiramo kuko yabaga gafite, akagiramo n'utundi tunyanga two gushaka utuntu tukubanaho n'iki byo kugira ngo akire, kugira ibintu nk'ibyo. Ugasanga rero none yabona n'undi uri inyuma mubwira ati ariko burya wagira utya wabona ibi.
akagiye akagaruka iyo yavuye ugasanga wenda atarigeze aba na RPF yuzuye nubwo yigeze kuba mu bayiyobora. Ufashe rero ko gutana atari ubu oya gutana ntago ari ukungu n'ubundi ntago twari hamwe ariko tubazanye twibwira ko twabazanye kuko icyo gitwazanaga abantu bose. Ikintu cya mbere RPF yari ifite kandi niba ngubu dufite ni inclusiveness, kuhamagara bose mukaza mukaganira hamwe, noneho debate zikaza ziba imbere. Niba ufite igitekerezo ukagitangiramo imbere, cyakwemwa kikanyuramo, kitakwemerwa ugatega ikindi gihe. Ubwo rero nicyo cyatumaga tuhamagara. Nta nabwo ariyo parti yonyine, burya hari nk'i Burundi hari groupe de réflexion, hari urukatsa, hari groupe z'abajeni, hano handi hirya no hino hari amagroupe nk'ayo twarayazanye. Ubwo dore reka turwanire igihugu cyacu, none dufate umurongo umwe twumvikanaho, tujye tuzacyurigira za deba à l'intérieur. Nyuma rero ibitekerezo byanyu n'ibinyuraho binyuremo n'ibindi nk'ibyo. Nuko nguko ariko rero niko bimera buriya abaza ku rugamba bose haraba n'izindi ngero. Buriya afata nk'umuntu nka nyakwigendera Karegeya, sinzi ko wowe uretse ko yari mu gisirikare cya NRM ari umunyarwanda, hanyuma akaza agakorera muri service de sécurité zacu, sinzi wigeze ko na RPF ibyo ari byo. Twebwe yaje muri babandi nyine tufatanya kugira ngo tugire u Rwanda. Agize rero inyuma akisanganirwa ubuntu bwo gukunda utuntu no kuba afite abandi bamuri inyuma bambwira inama ati burya mukoze mutya mwagira mutya muri ubwo butegetsi bwabo bwanyu. Hamwe na Kayumba baragenda, babaga bafite n'abandi za pressure ziri inyuma zibabwira ibyo zibigisha ibyo, nuko bakagenda n'ubundi zifata nk'abo bantu boroshye. Ariko hari nk'abantu wenda bafata abantu nk'aba umuntu uri mu bo twatangiranye kiri no muri none mukuru wa Theogene Gahima yari no mu batangiye, nta n'ahandi yigeze ajya. Ariko we ni ugukunda ubuzima bwiza, gukunda ubuzima buryoshye bworoshye, kandi turi mu bihe bikomeye aho tugomba kwizirika umukandara tugasonza kugira ngo ibyiza bizaze nyuma, bakumva atasonza yabaho neza. Nicyo cyamutwaye. Urumva nk'aba babaho, hari n'abandi nk'abo ngabo bagiye bameze batyo bagiye bagenda. Hanyuma hari radiyo yigeze kubaho muri biriya bihe yitwaga radiyo Muhabura. Igitekerezo cyayo cyo kwishinga cyaje gite, hanyuma se ubu kuki itagihari? Urumva yari radiyo yavugiraga ijwi rya RPF. Ijwi rya RPF rero ryari ryo kubwira u Rwanda, cyambere kwigisha abanyamuryango ba RPF, icya kabiri kwigisha abanyarwanda bose kubwiza ukuri ibyo radiyo z'u Rwanda zitavuga, kugira ngo ivugishe ukuri. Hanyuma rero tuziye abanyamakuru bajya muri radiyo Rwanda, batuvugisha ukuri muri radiyo Rwanda. FPR imaze kujya muri leta, noneho hari radiyo ya leta, ntiwagira amaradiyo abiri, imwe ya FPR iyo iri muri leta n'indi umuntu uzurumva ntacyo byaba bivuze. Yego. Radiyo yacu ya One Nation Radio yumvwa n'abanyarwanda bo mu mahanga, mubona ari akahe kamaro kayo ugereranyije wenda n'izindi radiyo zivugira mu mahanga mubona kenshi usanga zibikibi urwango mu banyarwanda? Urumva icya mbere ni radiyo mugerageza kubona ibitekerezo bizima mukabibwira abanyarwanda bari hanze, ari nacyo twifuza ko ari radiyo y'abanyarwanda ivuga ibitekerezo bizima biri mu Rwanda. Niba ibizima, niba hari ibyo mukritika nabyo mukabikritika bitagenda neza, ariko mukritika kugira ngo mwubake, kritika kugira ngo musenye. Ikaba ari radiyo yubaka u Rwanda, yubaka abanyarwanda bari hanze. Numva nicyo kintu. Icya kabiri ni radiyo ivugirwamo n'abo banyarwanda bari hanze, bazi ubuzima barimo, bazi icyo bashobora kwikorera ubwabo,
bakamenya n'icyo bashobora gukorera u Rwanda. Urumva nicyo ifitiye akamaro. Ikindi rero ifite akamaro ni radiyo rero ishobora no kuba buri bantu bari hanze bayibwira, bababwira bakabatuma bati mu byo mu Rwanda mutubabwirire iki ngiki, nibwira abanyarwanda bakora iki, mbese imobiriza ishobora kumobiriza abahariya no kuza mu Rwanda no gusubirayo. Numva ari ako akamaro kayo, ariko bifite n'akandi kamaro kanini karenza ko ngako. Urumva noneho kaba n'ijwi rimwe mu majwi menshi aturwanya amaradiyo hirya no hino yagiye ajyaho arwanya, kandi afatanyije n'amaradiyo nka za VOA, za BBC n'izindi nk'izo ziturwanya. Urumva ni radiyo iri mu mwanya mwiza, ikwiye rwose gukomera, ikabona uko yumvwa n'abantu benshi. Hanyuma muri kiriya gihe ubwo ariko tunagarutse kuri ubu, benshi mu rubyiruko urugamba rwo kubohora igihugu turwumva nk'amateka, ariko hari nawe impamvu nababwiraga muri kiriya gihe ni nk'iki cyatumye benshi mu rubyiruko rw'icyo gihe bahaguruka bakitabira impuruza bakagana inkotanyi kandi bari bakiri batoya. Urugamba n'ubundi rurwanwa n'abato. Uriya rugamba ntabwo uzarebe rurwanwa n'abato, n'ubu abasirikare bari batoya, abasirikare b'igihe n'ab'i Rwanda bari urubyiruko rutoya. Buriya urugamba rwose rurwanwa n'abato, wenda babahamagara babigisha baberekera bari abakuru. Ariko icyabikoze nta kindi, twebwe twari twabanze kwigisha abanyarwanda, kuko abenshi muri abo batoya ntibari baravuye u Rwanda, ariko bumvaga iteka ababyeyi babo babwira u Rwanda. Reka tubihere no mu bitekerezo ababyeyi babo bagendaga babwira, bakabwira u Rwanda ko ari rwiza. None hariho no muri za 70 hari ibitekerezo byaje by'uko abantu babyina ibya Kinyarwanda, umuco w'Ikinyarwanda urongera uratangira, abantu bakajya babona ukuntu ari mwiza nk'abo batoya batari babizi, bikabashimisha. Ariko noneho FPR cyangwa naranitangiye, noneho nibwo cyane igihe cyari FPR nibwo twashyizeho inzego. Noneho inzego guhera hejuru kurinda ugera hasi mu masereri. Noneho dushyiraho n'inzego z'urubyiruko, urubyiruko kwigisha ni kuki bagomba guhaguruka bagaharanira igihugu cyabo. Tushyiraho n'urwego rw'abari n'abategarugori. Izo nzego rero nizo zagiye zimobiliza abantu, zibigisha urubyiruko, zigisha abari n'abategarugori, zigisha abagabo, ariko cyane urubyiruko. Muri urwo rubyiruko rero niho twakuye abakadere politike. Abakadere bagiye bajya kwigisha hirya no hino, bumvaga umurongo wa politike, bigishe neza, bamobilize neza. Urumva abo niho baturutse. Noneho urwo rubyiruko kuko rwari ruri mu rubyiruko nyiri rubimobilize, nirwo rwaje. Noneho baba kadiri politike bazana batanya no traininga abana, kubazana kugira ngo bazajye ku traininga hirya no hino, nko muri Uganda aho twaga turi muri NRM, nuko kubigisha kugira ngo bakore za siporo n'iki, aho bari bagenda batari ko umenye ko igihugu cyacu tuzagomba kujya guhagurukira kugira ngo turwane. Bibaye rero hari abari bamaze kujya mu gisirikare cya NRM baje, ariko na rwa rubyiruko rwigishijwe rwo muri Kongo, hari nabo muri Kongo ni Burundi no mu Rwanda nyine bari baraje no NRM, ariko rwasigaye inyuma ko rwari rwagiye rubamobilize mu nzego z'urubyiruko no mu zindi nzego, narwo ruraza. Ariko ntibaryo bajya kuza rwonyine, kugira rero abantu bakuru bari barabyumvise nabo bashakira inzira, bashakira ibyangombwa, babaherekeza, babazana, bari kuruta hirya no hino. Urumva nuko byagiye bikorwa, nuko byateguwe. Yego. Hanyuma kuri munsi wa none iyo murebye mubona urubyiruko rw'ubu, mubona rufite ishyaka nk'iryanyu muri icyo gihe? Urumva icyo gihe ishyaka twagiraga ryari iryo gutaha kugira ngo tubone igihugu cyacu. Ubu rero ishyaka ryerekeje ahandi, niryo kubaka igihugu cyacu, tukagiha iterambere, tukagiha utuntu dushya, tukagiha za ICT n'ibindi nk'ibyo.
n'ubu urubyiruko abona ko ruhagurutse ubona rubirimo nirwo ruri muri ibyo by'iterambere, nibwo bari muri za ICT, urubyiruko muri za Twitter, mbese ibintu byose biriho. Urumva kandi ibyo rero nibyo biri mu iterambere ry'igihugu cyacu, barabifite. Kuko urugamba si rwa rundi rw'amasasu, ni urugamba n'urwo rwo guteza igihugu cyacu imbere kugira ngo twihute mu bukungu, twihute mu mibereho myiza y'abaturage, twihute mu bumenyi. Urubyiruko rero rurabikora. Ntakibona urubyiruko rw'ubu rubura kugira ngo wenda rugire rya shyaka ryuzuye nk'iryanyu muri icyo gihe? Urumva urubyiruko rw'ubu buriya ntimuzishinge kuva kera, n'abanyarwanda baca umugani ngo miburu abubu. Buriya kuko wowe ufite umwana uba ugira ngo atekereze nkawe, yatekereza ibindi ukumva ko adatekereze neza, ko ibyo abatekerezaga ari byo bizima. Nk'ababyeyi bacu niko twari tumeze mbere, n'abadukurikiye niko bimeze. Urumva uzajya ubona ngo urubyiruko ngo ruraza rukigera muri telefoni yarwo bakareba, ntibaganira, ntibagira bati, ariko nicyo gihe bagezemo. Urumva nuko rero buriya ntago ari ntuza. Urubyiruko rwo rufite ibyiza tutabonye, hari n'abari mu Rwanda, hari n'abari hanze. Urumva bafite leta ibakunze kandi ibasunika. Icya kabiri, bafite leta yavuye no muri urwo rubyiruko, kuko izo ngabo n'abandi bose bari urubyiruko, babyumva, bumva urubyiruko. Icya gatatu, bafite tekinoloji iriho, babona, barigishwa, barayibona, barajya hanze barareba ibyo twe tutabonaga. Icya kane kisumba byose, iyi leta irimo irabashyira mu buyobozi, uretse kubigisha gusa irabashyira no mu buyobozi. Uzarebe guhera ku mudugudu kugenda ugera mu nteko ishinga amategeko no muri guverinoma baba barimo. Ubwo rero bagenda biga kuyobora, basiga abandi yarenza imyaka 30 akaba agiye mu ntuza, ariko hakazamo abandi. Urumva rero urubyiruko ahubwo rumeze neza, cecekaye cyaba cyaraduhaye nk'ibyo. Wakubaza nk'ijambo wabwira urubyiruko rw'abasore n'inkumi bari mu Nkotanyi niriye? Abo mu Nkotanyi tari n'abandi bose, abo mu Nkotanyi icyo nababwira, bafite icyambere, bafite ubuyobozi bwiza. Muri tugira Imana twabonye perezida ufite ibitekerezo bizima, ureba kure, bakwiye gukora rero kugira ngo bazabonemo abandi bamuyingayinga benshi, bamuyingayinga. Ikindi rero bafite ubu buyobozi, barafite mu ntoki zabo, nubwo atari bo bayobora, bayoborana n'abandi. Niba fatiye ayo mahirwe bayakoresha, bitume batera imbere. Ikindi ubu bari mu gihe cyo guhangana n'isi mu bishya, nibahaguruke barebe bishya. Ikindi kinini rero, noneho bafite leta rero n'ababwira ati, nubwo duhangana mu bishya n'ibindi, burya dufite indangagaciro zacu zaturangaga guhera igihe cya Gihanga, n'ubu ngubu zikaba zigomba kuturanga. Kuko kuvuga kuba inyangamugayo byaba kera, byaba ubu ngubu, byaba n'igihe kizaza, iyo ni indangagaciro ushobora kugenda. Kuvuga ngo gukunda igihugu cyawe, byaba kera, yaba n'iki gihe, yaba n'igihe kizaza, ni indangagaciro izakuranga. Bafite rero amahirwe y'uko bafite ubuyobozi muri iki gihe, ubuyobozi bwa RPF n'ubuyobozi bw'igihugu bubaha ibyo byose. Ubwo rero bakwiye guhaguruka, igihugu cyacu bakagiteza imbere, tugafata ibihugu byadusize. Ubwo n'ururi mu Nkotanyi, ariko noneho nk'umubyeyi ukuze wabonye ibihe bigoye igihugu cyaciyemo, ukaba uri n'umubyeyi muri rusange, n'iki wababwira, n'iki wabwira urubyiruko? Urubyiruko kugira ngo ndababwira nk'urwo rw'ibigo rw'Inkotanyi, bose bari
ari urubyiruko rwo mu Nkotanyi kuba ruri mu buyobozi n'urwo mu zindi parti ruri mu buyobozi, ari urubyiruko rwo mu Nkotanyi kuba rufite abayobozi beza ni nabo bayobora igihugu, urumva ko babihuje. Urubyiruko rwo mu Nkotanyi kuba ruvuga ko rufite amahirwe yo kujya kwiga, rugafite ibyo rwiga neza, n'urundi rubyiruko rwo mu Rwanda niko rumeze. Ari urubyiruko rwo mu Nkotanyi tubwira tuti nyamuneka dore mufite n'amahirwe muri mu buyobozi mu bifate, niko n'ubundi rubyiruko rurimo. Ubwo rero inama nabagira bose nuko bafite amahirwe yo kugira iyi leta imeze itya, nibayihagurukire barwanira igihugu cyabo. Nta gituma tutazafata biri bihugu byadusize mu majyambere tukabifata, bo cyangwa abana babo bakazabirenza. Ufite amatsiko yo kubabaza honorable, urumva muva mu Rwanda muhunga, mwari mukiri batoya, ariko umuntu ashobora kugira amatsiko yo kubabaza ati mwari mubayeho ubuhe buzima mukiri mu Rwanda mbere yo guhunga mukiri mu Rwanda? Urumva iwacu ni Gatsibo, ababyeyi banjye papa yarakoraga mu mirimo ya leta, ariko atari imirimo ihambaye. Twari dufite inka nkeya zitari nyinshi, mbese wenda ntitwari mu bakire cyane, ariko twari mu bantu baraho, ariko wasangaga turi kimwe, kuko ndibuka n'abana twabanaga aho ngaho basanga dukina bose, tujya ku ishuri tugasangira, dufatanya imirimo yo mu rugo, kujya kuragira inka tukajyana kuragira, kujya kwahira icyarire n'icyarire cy'inka mukajyana, kujya gusenya inkwi mukajyana, kujya kuvoma amazi mukajyana. Ugasanga mu buzima bwa buri munsi ntacyo ufite kirenze cyabariye. Wenda icyo waba barusha nuko wenda wagiraga cyo ntubura umwenda, uko baga hari amafaranga bakagura n'ibyo, n'ubundi mwago mufite ubuzima nk'ubusanzwe. Wari umuntu wenda urangwa no gukurikira politiki ukamenya amakuru cyane cyangwa hari ibindi bintu byagushishikazaga muri icyo gihe? Ariko mbere y'icyo urumva twabaye mu gihe cya transition, natwe icyo gihe cyacu, kuko mu gihe cyacu ngo dutangira za secondaire, ubwo nahunze ndi muri secondaire ya kabiri, niva mu ya kabiri njya mu ya gatatu. Urumva twari nibwo n'amaparti yari atangiye, abantu hari abasaba ubwigenge, abandi batabushaka, n'imvuru zitangiye. Urumva rero ko icyo gihe ni ngombwa ko bya politiki byatujemo, nk'ubwo kuko naturukaga iriya za Gatsibo, wajya gusanga ibintu byinshi hari ibyandikirwaga za Kizinga muri Uganda, abayinara ariho bahungiye, ugasanga abantu babizana bakabimpanga bigeza muri Kigali, nkabitanga hari abantu bo muri Kigali babonaga, bakagenda babiha abandi bose bo mu Rwanda, benda ibintu byanditswe na bariya bakuru bayinari baga barahungiye muri Uganda. Urumva nk'ibyo ni ikibazo. Rero twe twavutse tumenya ubwenge nko kujya muri secondaire, nibwo ibyo byari bije. Ni nk'umwana wavutse intambara RPF itangiye, urumva ko yagiye mu by'intambara, agomba kujya muri politiki ibyo ari byo byose. Cyangwa umwana wavutse igihe umwana wabayeho igihe cya jenoside, arumva yarayibonye, agomba kuba ari mu bahungaga, ari mu bajyaga guhiga, urumva mwabaga mu birimo. Rero natwe twavutse muri icyo gihe, bambe twabayeho muri icyo gihe, twavutse mbere, ariko icyo gihe dutangiye kujya muri za secondaire hatangira ibyo by'amaparti bya politiki. Numva nayo igiye mu kare. Umaze igihe kinini muri politiki, ariko umuntu yakwibaza ati nirihe somo rikomeye mwavanyemo kugeza amagingo aya mwigiyemo? Muri politiki urumva icyo nigiyemo kinini nuko politiki atari iriya abandi bagenda bavuga. Politiki ni uburyo bwo kuyobora igihugu, bwo koruganiza sosiyete, ndetse ni siyansi yo koruganiza yose, ni ubwenge, ni ubuhanga bwo koruganiza sosiyete. Buriya koruganiza sosiyete rero ntabwo ari wa wundi ujya ku kadara avuga ngo gira utya. Hari n'uyu n'umuganga iyo arimo avura neza, yagira ikigo cya hopitali akakiyobora neza,
n'umuhinzi uhinga neza n'umuyobozi urumva burya bakora politike nka science ya organisation de la société ni iyo ngiyo. Nicyo numvise bitandukana rero n'ibyo bari abajya kukadara bakavuga ngo barangiza ngo vive cyangwa vive. Politike niyo yo organiza société. Mu organiza société rero buri muturage wese afitemo umwanya. Hanyuma n'iki rero mwabwira nk'abato usanga bagitinya, ugasanga baritinya kujya muri politiki muri iki gihe, usanga bakibiharira bakuze? Urumva burya baba bayirimo nuko baba batabizi. Bya bindi ngo wanga politike yizagukurikirana. Urumva baba bayirimo nuko bo bacyumva ko politike ariko akundi kujya hariya ukabeshya abantu, kabwira ibyo uzakora utazabikora, kanaka ukagira uke, nibwo bacyumva ko ari politike. Ariko politike nuko n'uburyo organiza société uyitunganya ikajya ku murongo. Mwiyo organiza nka société mukajya ku murongo mugakora igikwiye. Iyo niyo politike. Yego. Ubundi n'uburyo ubikora, ariko iyo ushoboye kugira ngo ushyira abantu hamwe biyorganize batera imbere, niyo politike buriya. Niyo politike. Ubwo rero abatoya nuko bacyumva nk'ibyo, ariko bamaze kumva politike ari cyo baba nibeshya ntaho bayihungira. Ubona intego mwari mwarihaye nka RPF mujya gutangira urugamba rwo kubohora igihugu, uyu munsi wa none ni nyuma y'imyaka 26, mubona zose zaragezweho honorable? Buriya kubohora igihugu ni inzira ndende. Ni inzira ndende igenda igira za phases, igenda igira ikagera kuri iki, kongera ikagera kuri iki. Buriya ku bwa mbere wenda ngiye mu kubohora igihugu hari phase itangira yo kugira ngo mwishakemo ibitekerezo. Ibyo byarabaye turabibona. Kaba igihe cyo kuvuga ngo katwishakemo uko ibyo bitekerezo byajya mu bantu benshi kugira ngo bahaguruke bakore igikorwa. Ibyo byarabaye. Kagira phase yo kuvuga ngo noneho ubwo byabonetse nta bundi buryo, reka twishakemo uko twagenda kugira ngo ibitekerezo byacu dukore leta y'igitugu kubona ko ibitekerezo byakora. Nabyo byo twarabibonye, leta y'igitugu bivaho. Noneho rero akaba rero kubohora abanyarwanda, ukabohora n'u Rwanda. Ibyo ni by'ibinye mu kubohora u Rwanda, gushyiraho amategeko, gushyiraho ibintu bizima no kurwubaka. Ubu rero niyo turimo. Buriya ntago kubohora igihugu ntago ari ikintu kimwe. Igihugu kibohora igihe umunyarwanda azaba ari umunyarwanda azaba ari umuntu wabohotse mu mutwe, wumva politiki y'igihugu cye, wakunze igihugu cye, wumva ko afite uburenganzira bwose yifuza, wumva ko afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kujyana umwana we kwiga no kwiga ibyo ashaka, ayumva afite uburenganzira n'uburyo bwo kujya kwivuza, yivuza hano kandi yivuza muri iki gihugu, yumva ndetse niba yarakoreye udufaranga duke akatubika, yumva yagira uburenganzira bwo kujya no hanze akaruhuka neza, cyangwa akaruhukira no mu Rwanda. Ubwo rero ubone umunyarwanda atifuza kujya ari uwo munyarwanda ni ukuzamura bwa bukungu bw'igihugu. Ubwo turimo ntiturahagera. Ubwo rero ntabwo turabohoka. Dusoreze ku kibazo kimwe, nk'inararibonye n'umwe mu bacurabwenge ba RPF, u Rwanda rw'ejo murubona gute? U Rwanda rw'ejo kugengiye kwigendera. U Rwanda rw'ejo ndubona neza cyane. Urumva ubu tumaze kwinjira urumva ibyangombwa byose tumaze kubibona. Hari abana, kwigisha abana bacu, hari ibyangombwa byo kugira ngo tutangire tuvure abantu bacu, ibyangombwa byo kugira ngo twegereze abaturage ubuyobozi. Ariko noneho
ubu turi mu gihe cyo ko turi mu bantu bareba ya kane, bavuga ya kane, evolution ya kane, kwinjira mu iterambere ya ICT n'ibindi byose, nkareba yuko u Rwanda ruri imbere mu mahirwe yo kwinjira muri artificial intelligence, muri artificial intelligence izaba tuyikoresha mu bintu byose, robotique ikora mu buzima bwose busanzwe, ndetse zipresinga abantu gukora imirimo wenda ivunanye, abantu bagakora yoroshye yo gutekereza n'ibindi. Urumva rero ko ibyo ni Rwanda ruriho, keretse hagize ibyago bitubaho nawe ubundi Rwanda turi imbere ni rwiza, kandi dufite abantu ubungubu bashobora kubitugezaho. Honorable, reka tubashimire cyane ku kiganiro cyiza twagiranye, ubwo kandi turizera ko n'ubutaha nitwongera kwifuza kuganira namwe, dore ko bumaze kuba basangwa kuri Radio One Nation, tuzongera tukababona. Mwakoze cyane. Murakoze namwe.